Ni byiza kuba ugiye gushishikarira kwiga ijambo ry'Imana, ni ibintu byumvikana. Ese kwiga ijambo ry'Imana bigenewe abantu bo mu isi yose? Yego, dukomeze. Ese kwiga ijambo ry'Imana bigenewe igitsina gore cyangwa bigenewe igitsina gabo gusa? Ese kwiga ijambo ry'Imana bigenewe abantu bafite imyaka ingahe? Dufashe udusubize. Yego. Ubwoko bw'Imana muherereye hirya no hino ku isi ndabasuhuje. Yego, ubwoko bw'Imana muherereye muri Afurika, Amerika, Aziya, Europe, Australia. Amahoro y'Imana nabane namwe, ubasuhuza ari mugenzi wanyu Sibomana Anastase. Kuri Irera TV1 dusangirira byinshi cyane ndetse no mu materaniro hirya no hino, tureba iby'ingenzi kuri twe ndetse n'abagenzi bacu ndetse n'abazadukomokaho. Rero ubwoko bw'Imana, God's people, buri gihe buri hantu kuri buri gikorwa duhoza umutima ku by'iwacu mu ijuru, kandi intego yacu ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, by'umwihariko tumenyekanisha ukuri kw'inzira ijya mu bwami bw'Imana. Rero ikibazo n'ubundi dutangiriyeho nicyo tugiye gushakira igisubizo, n'ubundi turebera hamwe intego nyamukuru y'ikiremwa muntu kuri uyu mubumbe w'isi. Niho nyirizina turimo gusubiza kino kibazo. Nk'ubwoko bw'Imana turimo n'ubundi twibaza, bizwi yuko n'ubundi urimo gushishikarira cyangwa ufashe umwanzuro wo gushishikarira kwiga ijambo ry'Imana. Ese turibaza, ese kwiga ijambo ry'Imana bigenewe abantu bo mu isi yose? Ese kwiga ijambo ry'Imana bigenewe igitsina gore cyangwa n'igitsina gabo gusa? Ese kwiga ijambo ry'Imana bigenewe abantu bafite imyaka ingahe muri iyi si? Yego, uri mushyashya kuri iyi channel ya Irera TV1 turagusaba ngo ukore subscribe duhorane umunsi ku munsi, dore ko buri munsi twiga Bibiliya, buri munsi twiga ijambo ry'Imana. Niho rero nyirizina n'ubundi turimo kwibukiranya, tuzi yuko tujya tugira ikiganiro kigendanye n'iyobokamana. Yego, turebera hamwe ijambo ry'Imana mu iyobokamana, mu mateka yagiye atambuka. Ariko iki kiganiro buri munsi impamvu kitarimo kugenda kiboneka, turebera hamwe ijambo ry'Imana mu iyobokamana cyangwa amateka mu iyobokamana, impamvu atarimo kuboneka buri munsi ni uko haba hari amateka tuba twanyuzemo n'ubundi twagiye tuyareba, ariko tugasanga ibyigisho byayo n'ubundi cyangwa isomo dukwiye gukuramo nk'ubwoko bw'Imana twabivuze mu kiganiro cyatambutse. Niyo mpamvu ikiganiro n'ubundi yego, ikiganiro cy'amateka mu iyobokamana buri munsi kitarimo kugenda kiboneka, ni uko inyigisho ziba zirimo tuba twarazibonye mu byatambutse. Niyo mpamvu dukomeze rero dushaka igisubizo cy'ibi bibazo turimo kwibazaho nk'ubwoko bw'Imana. Twibaza ese kwiga ijambo ry'Imana ubundi bigenewe abantu bose, abantu bo mu isi yose? Abantu bo mu isi yose bagenewe ijambo ry'Imana cyangwa kuryiga? Ese ijambo ry'Imana, kwiga ijambo ry'Imana bigenewe igitsina gore gusa cyangwa n'igitsina gabo gusa? Turimo no kureba, ese kwiga ijambo ry'Imana bigenewe abantu bafite imyaka ingahe, kuva kuri ingahe cyangwa n'abantu batarengeje imyaka ingahe? Ibyo nibyo tugiye kurebera hamwe nyirizina. Udufasha unyuze muri comment utanga inyunganizi cyangwa igitekerezo. Niho n'ubundi ijambo ry'Imana ribivugaho mu Gutegeka kwa 2 ibice 31 ku murongo wa 12, niho hagira hati, uzajya uteranya abantu, abagabo, abagore, abana bato n'umusuhuke w'umunyamahanga uri iwanyu, kugira ngo bayumve, bayige, bubahe Uwiteka Imana yanyu, bitondere amagambo yose y'aya mategeko bayumvire. Ijambo ry'Imana ryerekana yuko rihishura cyangwa risobanura yuko kwiga ijambo ry'Imana bigenewe abantu bari ku isi hose, ku isi yose. Nta mupaka uhari ku bantu bagomba kwiga ijambo ry'Imana. Kandi ijambo ry'Imana ryerekana yuko kwiga ijambo ry'Imana bitagenewe igitsina gore gusa cyangwa ngo bibe bigenewe igitsina gabo gusa, ni bose.
abantu bose muri rusange, kandi ku myaka runaka cyangwa abantu bafite igihe runaka mu isi, bigenewe abantu bose. Upfa kuba ukimara gutekereza, ukimara kuba ubwenge bwawe bufungutse, ubasha gufata imyanzuro runaka, ubasha gushyira umwanzuro ku mahitamo runaka, uwo muntu wese yemerewe kwiga ijambo ry'Imana kuva akiri muto ku myaka mikeya kugeza ku myaka myinshi cyane, kuba agihumeka ari ku isi. Icyo gihe cyose umuntu aba agenewe kwiga cyangwa aba agomba kwiga ijambo ry'Imana. Iri jambo hano mu Gutegeka kwa 2:31 ku murongo wa 12 niho hatubwiye ngo uzajya uteranya abantu, abagabo, abagore, abana n'abana batoya. Hano uraza gusanga buri kigero cy'abantu bose barimo mu bagomba kwiga ijambo ry'Imana. Ngo n'umusuhuke araza kugaragaramo ese umukozi cyangwa n'abandi bavuye mu mahanga ya kure, mbese hatabayeho kurobanura ngo akarere runaka cyangwa igihugu runaka cyangwa agace runaka. Bose, abantu bose mu isi bagenewe cyangwa bagomba kwiga ijambo ry'Imana. Niho ijambo rikomeje rigira riti ngo uri iwanyu kugira ngo bayumvire cyangwa bayumve, bayige, bubahe Uwiteka Imana yanyu, bitondera amagambo yose y'aya mategeko bayumvire. Kwiga ijambo ry'Imana ntabwo bifite umupaka, ni hirya no hino ku isi yose, kandi n'ababa barimukiye bakajya ku wundi mubumbe, nabo kwiga ijambo ry'Imana bibareba, bapfa kuba ari abantu nyirizina. Yego, kandi ikigero cy'abana bari bo bose, yaba ari igitsina gabo cyangwa igitsina gore, bagomba kwiga ijambo ry'Imana, cyangwa ku myaka runaka, iyi myaka iyo ari yo yose abantu baba bagomba kwiga ijambo ry'Imana, kandi bigakorwa kuva umuntu ari ku isi, uri ku isi wese aba agomba gukomeza kwiga ijambo ry'Imana kugeza ayisohotsemo, cyangwa kugeza imyaka ye yo kuba mu isi irangiye, cyangwa iminsi yo kuba mu isi ye irangiye. Rero ndabashimiye God's people, bwoko bw'Imana, aho muhereye hirya no hino. Mbashimiye yuko mudahwema kubana natwe mu kiganiro kinyura kuri Irera TV1, twiga Bibiliya buri munsi, tureba icyo tugomba gukora no kubahiriza. Igikuru kirimo tuba dushakisha icyo Imana yavuze tugomba kubahiriza kugira ngo tucyubahirize. Yego, ndabashimiye rero, duhorane buri munsi. Kora subscribe wowe uri mushyashya, ntihagire ikiganiro na kimwe kigucika, kandi ntihabeho kubyihererana, ahubwo bimenyeshe n'abandi. Rangira mugenzi wawe cyangwa muhamagare, mwigire hamwe bino biganiro n'ubundi, cyangwa mwoherereze iyo link y'ikeneye kino kiganiro kugira ngo nawe adacikanwa. Yego, ngira ngo tukimara kwiga ikiganiro cy'ingenzi nk'iki ngiki, bisaba gushyira mu bikorwa ibyo tumaze kwiga, ndetse tukabimenyesha n'abandi. Ndabashimiye, amahoro y'Imana bane namwe, mubiheshejwe no kumenya Imana na Yesu umucunguzi wacu. Murakoze cyane.